Ndagusuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kandi nkwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mwami Imana, wowe tubana umunsi ku munsi ubudasiba ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV, kandi ngushimira cyane wowe wabashije kwiyandikisha ukanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi uko tubishyizeho. Kandi nawe niba utarakanda kuri subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kwakanda kugira ngo wiyandikishe mu muryango mugari w'abemera Imana kugira ngo tugume dusindagize mu by'umwuka tuzasoze uru rugendo amahoro. Reka rero tudatinze tubabwire cyangwa tubanyuriremo bimwe mu by'ingenzi twabateguriye uyu munsi. Tugiye gukora ikiganiro kidatinda ariko kirimo ibintu by'ingenzi byinshi bifasha umukristo muri uru rugendo rwo mu mwuka. Twabateguriye rero intwaro z'ingenzi ku bizera Yesu Kristo zo kurwanya ibitotsi byo mu mwuka cyangwa gukonja mu by'umwuka cyangwa se gusubira inyuma mu buryo bw'umwuka. Muri make n'ibyo tugiye kubanyuriramo, kandi ntukureho urushinge hano ku muyoboro wacu kuko intwaro ebyiri za nyuma nizo z'ingenzi ku mukristo ufite urugendo rugana mu ijuru. Tudatinze rero reka tubanze dusome umurongo mutoya cyane uri mu Befeso ibice ni 5 umurongo wa 14. Haranditse ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. Muri make ushobora kuba warakonje mu by'umwuka muri iyi minsi cyangwa warasubiye inyuma, ariko ijambo ry'Imana rije rikubwira ngo niba usinziriye byuka kugira ngo Yesu yongere abone uko akumurikira, uzasoza uru rugendo amahoro ugira iherezo ryiza. Intwaro ya mbere rero cyangwa intwaro ya mbere tudatinze ihangana n'ibitotsi byo mu mwuka cyangwa irwanya ibitotsi byo mu mwuka ni isengesho riboneye. Bibiliya ibivugaho iki? Muri Luka ibice 18 umurongo wa 1 handitse ngo musenge mudacogora. Isengesho rikangura umwuka rikazana imbaraga zo guhagarara mu by'umwuka. Gusenga buri munsi cyane cyane mu gitondo na nijoro bikuraho ibitotsi byo mu mwuka. Muri makeya rero nawe ujye usenga uko bwije n'uko bukeye kugira ngo Kristo cyangwa Yesu ajye abona uko aguma kugukomeza ndetse no kukubaka mu by'umwuka, akumurikire amanywa ndetse na nijoro. Intwaro ya kabiri ni ukuzura umwuka wera. Iyi ni intwaro ikomeye cyane ku bizera Yesu Kristo kuko kuzura umwuka wera birwana intambara ikomeye cyane, bifasha umuntu kuba maso ntasinzire ndetse n'ibindi muri uru rugendo. Kuzura umwuka wera ni intwaro y'ingenzi cyane. Uzagerageza rero uko wagira ubusabane n'Imana kuko bizajya bigufasha kugera ku byo utabasha kwigera, kuko tuzi ko umwuka wera atugereraho tutakwigerera, aturwaniraho tutakwirwanirira, atuvuganiraho tutakwivuganira. Iyo utagifite ububasha bwo kuzura uwo mwuka wera rero, cyangwa iyo yagutaye atakikurimo, biragoye cyane ko wasabana n'Imana cyangwa wagira communication iri hafi n'Imana. Iyo ni intambwe ya kabiri rero, ariko nushaka uzayigira iya mbere kugira ngo ujye wuzura umwuka wera maze ugire connection ifatika n'Imana. Intambwe ya gatatu ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana cyangwa gusoma Bibiliya. Ijambo ry'Imana ni inkota y'umwuka. Inkota y'umwuka ni ijambo ry'Imana. Niko mu Befeso 6:17 havuga. Kwisomera Bibiliya rero cyangwa kwitekerezaho no kuyishyira mu bikorwa bituma utekereza neza, ntucogore, kandi ugahora urangamiye ku Mana cyangwa ugahora utumbiriye Kristo. Iyo ni intambwe nayo ikomeye cyane rero umukristo wasubiye inyuma cyangwa wacitse intege agomba kongera gukangura ku buzima bwe. Intambwe ya kane ni ukuririmba no guhimbaza Imana. Guhimbaza Imana bitwuzuzamo umwuka kandi bikuraho imitwaro y'umwuka. Dawidi yavugaga ko guhimbaza Imana ari imbaraga zo kwirukana umwijima cyangwa ari imbaraga ziritura ibihome. Mwene data dusangiye gucungurwa muri Kristo Yesu, uzagerageza kuhimbaza Imana cyangwa kuririmba, kuko buriya ibihangano byuzuye umwuka wera byirukana imyuka mibi ya Satani, birwana intambara twe tutabasha kwirwanirira. Kuzura umwuka wera
bikujyana mu kindi cyumba cyane ko kuririmba no guhimbaza Imana. Hari ikindi cyumba bikugezamo, bikabasha gukuraho bya bindi utabasha gukuraho. Niyo mpamvu ubona mu nsengero zose cyangwa mu madini yose habaho umwanya wo kuramya no guhimbaza Imana, kuko iyo umuntu aramya yinjira muri cya cyumba cy'indani maze akabasha kugira ibyo yomora byari byarabase umuntu cyangwa byari byararemereye umuntu muri ubu buzima. Iyo nayo ni intwaro ikomeye cyane rero. Niyo mpamvu umukristo wasubiye inyuma cyangwa waguye muri iyi kesi yo kugira ibitotsi mu by'umwuka agomba kuyikoresha kugira ngo ijye imufasha gusabana n'Imana. Intwaro ya gatanu ni ukwigira hamwe n'abandi, ubusabane bw'abizera. Muri make Bibiliya ibivugaho iki? Mu Baheburayo 10:25 haravuga ngo ntimureke guterana nk'uko bamwe babigize. Kuba mu itsinda ry'abizera, gusangira ijambo ry'Imana no gusabana bituma umwuka wawe ahora atoshye cyangwa ahora ari maso. Kuko umuririmbyi yabivuze neza, waravuga ngo kubana kwabo kwiza ngo barahugurana ngo be kugwa mu byaha bajye babona amahoro. Niyo mpamvu gusa kwigira hamwe n'abandi cyangwa kubana n'abandi cyangwa guterana n'abandi ni ibintu by'ingenzi cyane, kuko mugenda musindagizanya mu by'uru rugendo, ntimucogore cyangwa ntimusubire inyuma. Nubwo bamwe muri iyi minsi batakibikozwa cyangwa babifashe nk'ibintu bitagifite agaciro, ariko burya guterana n'abandi ni ibintu bifasha umukristo mu by'uru rugendo, bikaguma kumukomeza ndetse no kumusindagiza, kuko mubasha gusangira iby'umubiri ndetse n'iby'umwuka. Aho umwe yacitse intege undi akamusindagiza, aho umwe ashaka gusubira inyuma cyangwa gutana akakugira inama. Mwene data rero, ndagira ngo ukangurire kongera kwigira hamwe n'abandi cyangwa kongera kugira ubusabane n'abizera, kugira ngo abakurusha cyangwa abamaze gukura mu by'uyu mwuka bafitemo uburambe bage bakugira inama mu by'uru rugendo, ubashe kumenya uko uyobora intambwe zawe. Intambwe ya gatandatu ni ukwiyiriza ubusa. Yesu yavuze ko hari ibintu bidashobora kuva ku muntu uretse isengesho no kwiyiriza ubusa. Muri Mariko 9:29 haranditse ngo kwiyiriza ubusa kumenagura ibitotsi by'umwuka kandi kuzana ubwitonzi n'imbaraga zihambaye. Kwiyiriza ubusa rero bishobora kumenagura ibitotsi byo mu mwuka cyangwa ibitotsi umuntu yagize byo mu mwuka, kandi bikazana ubwitonzi cyangwa gucisha make n'imbaraga zihambaye. Ujye ugerageza kwiyiriza ubusa rero uko ubishobojwe, kuko ni ibintu byongera kubaka umukristo mu buryo bw'umwuka cyane, bikamufasha kongera kugira imbaraga ndetse no kongera gusabana n'Imana, kuko hari ibyo byirukana. Kwiyiriza ubusa birema ibindi bintu byinshi cyane bifatika umukristo atabasha kurondora ndetse no guha agaciro. Ongera ubikangure rero niba wari warabyibagiwe, kandi wongere ugire ubusabane n'Imana wiyiriza ubusa, kuko bisenya ibihome, biritura imisozi, kandi bikuraho ibitari bifite ishusho bikagira ishusho. Intambwe ya karindwi ni ukwambara intwaro z'umwuka. Abefeso 6:10 kugera kuri 18, Imana yahaye abizera intwaro z'umwuka zituma barwanya ibituruka ku mwijima. Umukandara w'ukuri, ibirindiro by'ubugingo cyangwa ubutungane, inkweto z'amahoro, ingabo yo kwizera, ingabo y'agakiza, inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, ndetse n'isengesho rihoraho. Ibi nabyo ni ibintu umukristo agomba kwitwaza cyane, kwambara intwaro z'umwuka rero kugira ngo mugume guhagarara mudatsinzwe n'urubanza. Nayo ni intwaro ikomeye cyane yagufasha gusabana ndetse no kugira ubusabane bukomeye n'Imana, ikanesha ibitotsi byo mu mwuka ku buzima bwawe, ukaguma kubana n'Imana neza nta kizinga ndetse n'umugayo bikugaragaraho. Intambwe ya 8 dusoza ni ukwihagararaho ku miburo ya Bibiliya. Ntiwemere ibintu byose bituma wabura umwuka wera cyangwa watakaza umwuka wera. Guhangayika, gucika intege,
ibyaha byongera umwijima byose birasaba ngo ubigendere kure, cyangwa ibyaha bigutandukanya n'umwami wacu Yesu Kristo bisaba ngo ubigendere kure, ube maso kugira ngo utabigwamo. Kwihana kenshi ndetse no gutega amatwi umwuka wera nabyo birwanya ibitotsi. Biragusaba kujya wihana uko ucumuye, ndetse ukagerageza gukiranuka ku gato no ku kanini, kugira ngo Data arusheho kukumurikira mu by'uru rugendo. Ujye ugerageza rero kwihana uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo Imana ijye ihora ikubona nk'udafite ikizinga n'umugayo ku buzima bwawe. Intambwe ya 9 ni ukubaho mu butungane no kwirinda icyaha. Icyaha gituma umwuka acogora, gicogoza umwuka. Kubaho mu bugwaneza, mu kuri no kudakorera Satani icyuho bituma ibitotsi bifata umwanya, ibitotsi byo mu mwuka bidafata umwanya ku buzima bwawe. Muri makeya, kubaho mu bugwaneza no mu kuri no kudakorera Satani bituma hatabaho icyuho cyangwa kugira ibitotsi byo mu mwuka ntibifate umwanya ku buzima bwawe. Kubaho mu butungane no kwirinda icyaha rero nabyo ni intwaro ikomeye cyane yagufasha guhangana n'ibitotsi byo mu mwuka. Niyo mpamvu mwene data narindi kukwinginga ngo uko byagenda kose wirinde icyaha, uko Satani yakurwanya kose, uko wahura n'imitego y'umwanzi yose, ujye ugerageza guhamya uwo wamenye, wirinde icyaha, maze uhamye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, nawe azajya agenda akugirira neza kandi azajya akurwanira muri byose akugirire neza. Intwaro ya 10 ni ukubyuka no gukora umurimo w'Imana. Ukabyuka ukongera imbaraga mu by'umurimo w'Imana no guhamya Yesu Kristo, ukamuhamya, ukamukorera, ndetse ukagerageza kumukorera mu kuri no mu mwuka. Iyo ukora umurimo w'Imana, muri make nta mwanya wo gucogora cyangwa wo gutakaza uba ufite ku buzima bwawe, kuko uba ufite umwanya wo kwigisha abantu ijambo ry'Imana, kwitabira ibikorwa by'itorero, ndetse no gufasha abandi mu buryo bwo kuguma gukura mu by'umwuka. Niyo mpamvu rero ugomba kubyuka ukava mu bitotsi, ugakora umurimo w'Imana hakiri kare, ndetse hakiri no ku manywa, kuko ni intwaro ikomeye cyane y'ingenzi izagufasha guhangana n'ibitotsi byo mu mwuka, maze ukazasoza urugendo amahoro. Muri make, intwaro twabanyuriremo zo kurwanya ibitotsi byo mu mwuka ni isengesho ry'Imana, kwiyiriza ubusa, ubusabane n'abizera, guhimbaza Imana, kwambara intwaro z'umwuka, no kubaho ubuzima bw'abera cyangwa kubaho ubuzima bw'abizera. Ariko nanone dusoza, hari imihigo y'umunsi cyangwa wafata umunsi buri munsi izagufasha gucana no gukomeza umwuka wawe wera, kugira ngo ntutakaze umwuka cyangwa umwuka ntakugendere kure. Ushobora kugira gahunda y'imihigo y'umunsi ku munsi, aho wajya ufata mu gitondo iminota 10 cyangwa 20, ukagira isengesho ry'iminota mikeya, ukongera gusabana n'Imana, ukongera ugafata indi minota mikeya ugasoma umurongo wa Bibiliya, kugira ngo wirirwe umeze neza, maze bigufashe gutangira umunsi neza, unawusoze neza. Ikindi kintu cyagufasha ku muhigo wagira ni ukugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, ukagira amagambo akubaka. Ndi umwana w'Imana, ntacyo nzatinya, umwuka w'Imana utubamo, ukajya ubwira Imana ko umwuka wayo akurimo, maze akagufasha kurwanya n'ibitotsi. Ukajya usenga gahoro gahoro hagati mu kazi, ndetse no mu bikorwa byawe bya buri munsi, cyangwa niyo waba uri kwiga ukajya ugerageza ugasenga, kandi ugasengera mu mutima wawe. Nabyo ni umuhigo ukomeye cyane wagufasha kuguma gucana no gukomeza gusabana na Mwuka Wera mu buzima bwawe. Ikindi ni ugukora neza ikintu kimwe cy'inyungu y'umwuka, gufasha umuntu, kugira ubuntu, kwirinda amagambo mabi, ndetse no gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibindi byagufasha by'ingenzi ni ugusesengura umunsi, ukibaza ibibazo bimwe na bimwe,
ukibaza ngo nihe umwuka wera yankoresheje, nihe nacogoye, ni iki ngomba kunoza ejo ndetse n'uyu munsi. Dusoza indi muhigo w'umunsi wagufasha kuguma gucana no gukomeza umwuka wera ku buzima bwawe, ni ugushima no gusenga, ni ugushima ndetse no kuguma gusenga. Shima Imana ku byo yagukoreye, saba Imana kukurinda ibigeragezo by'ibitotsi. Ikindi dusoza ni ugusoma ijambo ry'Imana ndetse no kuyiramya uko bwije n'uko bukeye. Imana rero y'amahoro ibaha umugisha. Reka dusoze tubashimira cyane mwe twabanye muri iki kiganiro. Imana igume kubagirira neza kandi igume kubarinda ibitotsi byo mu mwuka, kuko ni intwaro ikomeye cyane Satani akoresha kugira ngo acogoze abantu bafite urugendo rujya mu ijuru, cyangwa agume guca intege abantu bajya mu ijuru. Niyo mpamvu umwanditsi yavuze ngo ntiwemere ko umwanzi agutwara iby'agaciro, kuko Satani arimo yiba abantu cyane akabatwara iby'agaciro, akabasigira ibitari iby'agaciro. Ukabona umuntu arakitwa umukristo ariko muri makeya ahetse ingobyi, ariko umwana yaheze kera. Bamaso rero mukristo, bamaso mugenzi, kuko umwanzi we aduhiga umunsi ku munsi kandi ahora ashaka ibyatuma tutaguma kugira ubusabane n'Imana. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha, ibagume kubagirira neza muri byose, mugire impera z'umwaka nziza, kandi Imana y'amahoro izagume kubacira inzira aho ziri n'aho zitari. Turabakunda kandi tubasabira uko bwije n'uko bukeye. Imana y'amahoro igume kubanezeza.